nongeye kubasuhuza inshuti bakunze mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi. Nimba ari ubwa mbere rero ugeze kuri YouTube channel ndagusaba gukanda subscribe ndetse ugakanda like ndetse igitekerezo cyawe ukagisiga muri comment. Muri iki kiganiro rero tugiye kuvuga ku makuru y'ibyamamare hano mu Rwanda, cyane cyane turibanda hano mu muziki nyarwanda. Abantu benshi rero mwamutegereje igisubizo cya Bruce Melody nyuma yo kubona indirimbo ya The Ben yitwa Indabo Zanjye, cyane ko bivugwa ko iyi ndirimbo Indabo Zanjye yavugaga kuri Bruce Melody. The Ben yayihimbiye Bruce Melody avuga kuri Bruce Melody ndetse amusebya amuvugaho ibintu nyine amuharasinga. Iyi ndirimbo rero uyu mwanya kuri YouTube ikaba imaze kugeza ibihumbi birenga 300 mu munsi umwe, ndetse ikaba imaze kurebwa cyane, ikaba iri gukundwa cyane. Iyi ndirimbo bivuga ko igiye kuba iya mbere ku rubuga rwa Audiomack, nabo ikaba nyine iri guca ibintu, ikaba iri mu ndirimbo za mbere. Ese iyi bato yabo busura ubundi bizagenda ute? Ariko nanone generation ya 2020 ubwo n'abahanzi baje muri 2020 harimo Juno Kizigenza, Kenny Solo ndetse na Kevin Kade bagaragaje ko iyi bato iri kubangamira cyane ko bari gusohora indirimbo zigashya ndetse n'izirebwe cyane. Ariko mbere yuko mvuga kuri iyi generation ya 2020 reka twumve igisubizo cya Bruce Melody nyuma yo kubona Indabo Zanjye. Indirimbo Indabyo Zanjye waba wayirebye y'umuhanzi bita The Ben? Ntayo nageze ndeba ko ngiye izanjye ndazifite. Ureba izawe ntabwo ugeze ureba indirimbo ya The Ben? Kanjye nta nizo nsaba zirahari ndazifite. Ibivugwa ko ndatekereza ufite mu kanya usobanuriye ko ufite team irimo abantu 50 cyangwa barenga. Ndatekereza ko muri abantu 50 bagitegereje no kureba ibikuvugwaho. Hari abashinzwe media bareba ibikuvugwaho kugeza aya masaha. Media yose, Twitter, Instagram, imbuga nkoranyambaga zose ziri ku ndirimbo, ziri ku ndirimbo bivuga ko yakuririmbweho cyangwa bari kuvuga cyane. Uravuga ngo aya masaha mu matwi y'abantu benshi cyane aho bivugwa ko indirimbo yasohotse ari wowe bavugaga. Umva rero buretse gutandukanyiriza ibintu. Yego. Ndavuga ko nakoze indirimbo nivuga. Yego. Tekereza ko indirimbo nivuga undi nawe agasohora indamvuga. Ibyo birahagije kugira ngo mubone aho nerekeza nuko bigenda. Niba numvishe neza udahari ntabwo baririmba. Ahubwo ibaze ko niyo nkoza amadrede bambara wig ya dread. Oya, ntabwo interview irarangiye. Bihuse cyane rero reka dukomeze. Murabyumvishe hano naho Bruce Melody yarari kuvuga asubiza nyine nyuma yo kubona iyi ndirimbo bita Indabo Zanjye. Iki ni igisubizo cya Bruce Melody. Reka tuvuge rero kuri aba bahanzi ba upcoming baje muri 2020. Uyu witwa Juno Kizigenza yasohoye indirimbo yitwa Mariza Wanjye. Iyi ndirimbo ikaba imaze ibyumweru 3 ariko ikaba imaze kurebwa n'ibihumbi 298 kuri YouTube. Urumva ko iyi ndirimbo yahiye cyane. Kenny Solo nawe akaba yarasohoye indirimbo yitwa Haje Gushya. Iyi ndirimbo ikaba yararebwe n'ibihumbi 160 mu minsi 3. Kevin Kade nawe akaba afite indirimbo yitwa Nyiragongo, ikaba imaze iminsi 4 ariko ikaba ifite ibihumbi 187 kuri YouTube. Abo bagabo rero Juno Kizigenza we yagaragaje ifoto akandagiye igisamagwe ndetse n'ibikweto bishaje. Ibikweto bishaje bivugwa ko ari ibinyusi nyine. Akaba yagaragazaga ko The Ben na Bruce Melody bashyize hasi nyine ko atishimira ibyo bari kumukorera kuko indirimbo zose ari gusohora ziri gushya. Kenny Solo nawe mu byumweru nka 2 bishize yaraherutse gushyira kuri story ye amagambo avuga ko Munyakazi ndetse na The Ben bose abataye muri puberi. Mu minsi ishize rero aba bagabo bombi The Ben ndetse na Bruce Melody bakaba baherutse gutwara ibihembo mu bihembo bitangwa n'icyitwa Isango na Muzika Awards. Bruce Melody akaba yaratwaye igihembo cy'umuntu ufite album nziza y'umwaka, ndetse The Ben akaba yaratwaye igihembo cy'umuhanzi w'umugabo witwaye neza muri uyu mwaka. Reka tugaruke rero ku bantu batwaye n'ibyo bihembo. Indirimbo yitwa Foromiyana ya Kevin Kade na Kirisizi ndetse na The Ben yo yabaye korabo y'umwaka. Noneho Vestina na Dorcas bakaba baratwaye igihembo cy'abaramyi beza. Run-Up indirimbo ye bita Tsunami ikaba ariyo yaratwaye igihembo cyo kuba indirimbo y'umwaka. Producer Element akaba yari wowe wabaye umuproducer w'uwo mwaka, ariko nyine umuproducer we Element tunabibutsa ko ari mu bitaramo bizenguruka Uburayi. Ubu ngubu niho yibereye, ndetse ejo bundi habayeho kesi yuko uyu Element ataje mu gitaramo. Noneho abafana bakaba barwana bagashaka no kumena ibintu kuba bishyuye amafaranga ariko ntibamubone, nyine akaba ataritabiriye. Ibi bikaba byarageze kure ndetse na polisi ikaba yabiza. Kiza rero akaba ari we umuhanzi w'umukobwa watwaye igihembo cy'umuhanzi w'igitsina gore witwaye neza mu mwaka wa 2025. Ese ubundi ngewe
ntago ndamenya uruhande ndiho. Ubu ngubu urabona The Ben na Bruce Melody urenze ninde? Mumbwire hano muri comment, njyewe ndashaka uruhande najyaho, ariko reka tubitegereze tuzabireba ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, ariko njyewe mbwira uruhande uriho muri comment kano kanya. Ikindi kandi nakongeraho nuko ikinyamakuru Igihe cyamaze kuba cyatangaza indirimbo 15 zakunzwe cyane muri uyu mwaka wa 2025. Muri izo ndirimbo hakaba harimo kuba nisindiye ya Bruce Melody, Tsunami ya Run Up, ya Urima Repete ya Dizdora ndetse na DJ Benda, Delicious ya Filime na Neri Ngabo, Tombe ya Element Ere From Yana ya Kevin Kade The Ben na Krisizi, Morera ya Roskana, ni Imana ya Amaloni, ngo ya Yampano ndetse na Papa Cyangwe, Shenge ya Juno, Rosa ya Bruce Melody, Yobo ya Vestina na Dorcas, Humura Nshuti ya Ramo Ministers na Nzamutegereza ya True Promises. Ese wowe muri izi ndirimbo zose iyo wumvishe bibagiwemo niyi? Ngira muri comment indirimbo wakunze muri 2025 ariko bakaba batarayishyize muri izi ngizi. Wowe rero twabanye muri iki kiganiro kugeza ku musozo, ndagushimiye kandi niba utarakanda subscribe yikande, ukande na like, igitekerezo cyawe gisige muri comment, tuzahurira muri video ikurikira. Murakoze cyane.